nzamuteza amahirwe nkabonye. Nakarangije ariko mboneye hafi kambe vuye mu mbuga. Izimana mbonye akazi ubundi gusimbuka nuko ari kwako kuvugira. Umva nyine mubwira akazi se kose nagara akazi. Uri kubona ngewe ndaguhemba amabuye se. Ari ikibazo se. Numva mubwira. Ariko nyine kugavuga kubangiye kwishakira akazi. Yandajije yatumye ndara ntasinziriye. Inzu yiwanjye iri gutu. Ahubwo twagiye tugende dufite bya bintu bahomesha bintu. Ndabifite. Tugende rero uyakorere ubundi. Hano uhita ujya gukorera nayo ngayo twagiye ahubwo. Komenga y'umufundi garuriye. None se ndagwaye umunsi yose unkoreye inzu yose cyangwa niba tugiye kumpumira. Tuvuga turi kugenda. Utantera amahanga. Wenyine rukunye cyane mwe nakazi wamubwene igende. Ubu se uruko wajya naguheruka kubyara aho ngaho nturancayo ntarabona. Oya nakabazo. Abafundi barabasi. Uramenye ntumenaguze. Oya wegera. Tujye. Kuko ibintu by'igifundi. Ntumenaguze bishingo byanjye ariko buriya we. Yewe mwana kuntereza kuko ibintu by'igifundi ni ibintu byanjye. Umbaje ntabwo umuntu cyusha pe. Hawe nagusize ku rugo none mvuga kwaje. N'umukozi gezeyo nsanze yaje ubusungu ndayifata. Hako mwaritse kumobya muri gukina muri aya mafaranga buramu. Mba madamu ndakwiyamye. Ubwa mbere ibintu wakoze sinakubabariye ubu ngubu ntabwo ndakubabarira pe. Weho n'umukozi wanjye muri kumombe dore nkungu singeze ahara ku kazi masanga ntawo uhari. Ubungubu abana ko bagiye kujya ku mashuri kandi nari nzi ko harava minervari iravaye. Ndagutuma kwanye kugenda uyazane ukumva n'ibitaye byo ngibyo ndakwiruka. Cyanda kwese buri murambiri. Ubungubu nta mpamvu mfite zo kukumva nta na zimwe kubera ko muri kumwoba. Oya ntabwo ntabyumva. Buretse gato nawe ubwibura neza. Ibyo makuru uvuye hako ubungubu nta rusoni ufite wari wagiye nyine nanje kukureba wavuze cyane ariko nanje kukureba undeba mu biki nyine nagize ikibazo nanje kukureba nyine gukimfasha akoreka nze wibaza sibyo iyo wifata ugafunga kuva saa 4 kugera saa 7 urumva ubuziko nari guho nyine mfukuntu byagenze wa mungu ujya wa wundi ngira ntuma kurangura somozi ndamubona na rubyo yaje mu gitondo kurako nenzikira nyime inzoga nkeya muhereza amavide n'amafaranga ngo ajya kundangurira none na n'ubu ngubu niwe narevuye kureba nawe none ushaka kugira ngo barye bya kumushaka Ewe gira tugende hawe irambirwa nawe tugeze none abanyine ubundi ko ndi kubona umunaniro ubu urashobora kurira inzu ariko tugende amagambo gareka urahanuka ahubwo bapfuye ibintu byo gukora ni ibintu byanjye gukora ni ibintu byanjye tugende ariko tugezeyo nawe kuvugiye kumvugisha amagambo kw'ijana ariko mana ninabivuze kuvuga bataheruka kuvuga ariko dami kuva kera ko kuko nzi kugira amafaranga wajya wimikaho urabona ngo aranze ururira hejuru hariya hejuru y'inzu yanjye bishoboka uri hano oya ururira twese ururira gato ubuzi nagukomeretse ubuzi hano wari ugiye gukora uracyahase ndamuzamure ndahakora ndamuzamure n'imvura igiye kugwa akaguru kanjye sinagishoro mu gukora neza ndamuzamure niba yashize kabisa cyangwa hari icyo gishoro fata yabara muzi ndafite n'akabaraga na gakeya iyo mbimenya kare kose mbanaka muranda zana icyo gikapu mukora gira
nyagasani Hari. rero mbaze nk'umuhungu rutanya Oya rereke igiye hore. dore rero nzabami n'imvura iraguye nizere ko uraba uri kureba neza hari Oya kureba rwose ndambiwe kurara igifundi n'ibintu byanje. kurahanuka mana kuko Oya humura. kureba ariko nziza gasogoro ubu biragenda ute ko nta nanateka ngo nkuramire mana nyagasani abafundi n'ubundi muranywaga gusa ni mubi nakubwiye hejuru ku mabati ntabwo nakubwiye hano ngo ukigenzure abanyubatse mu bakoze wowe ntabwo habyo wari uri ubu watangiye kugira rero wuriye Utangira tutinda mwendo urira he. igiti ngiki cyo nta kiri kumva ko n'imvura iri kugwa uyu munyu se wageze aha ngaho uyu munyu wageze aho utera bakagenda mu nzu ndariri nuza nshireho uno mushogoro kuri ko nyinjiriza ibyatsi mu nzu kuri ko nyinjiriza ndabami ntabwo na tambuka genda ndariri inkoko nshireho umushogoro cyangwa kanze nyirebere ngo ushireho ndabami ngira ngo ukuvuga ngo gira wundi nunda kujya mu mufuka kandi nibajyaho bari kugira vuba kandi nani n'umushogoro uyu mukobwa abari gutotora agira intambara cyane ntibakita ko atajyaravuye cyane ahubwo umva ntabwo wagira kandi turagera urahano imvura ni nyinshi nyine rero ndikujya nyine ugumaye amafaranga njye kurangura nazo ndagusubiza ese njyewe njye uransaba amafaranga ntaguhemba ndahembwa vuga cyane ariko ndahembwa dore se niba uhembwa urukumva rukunsaba amafaranga bigenda none se ayo wari wampembye kuno kwezi nari nayakoresheje mu bibazo byo mu rugo kandi nta mafaranga mana yanjye umva waretse kumombya mana ndetse nanjye ko batari njye wabishatse nari namutumye kurangura n'ibisanzwe niba utuma igisambo kubera none se n'abantu bazima bahawe erega bose nabushyire mu mwanya wanjye ntabwo ari ubwa mbere twamutuma kurangura twe dusanzwe tumutuma ntabwo nzi ko yabikora buriya ubwo nawe yajyana ubwo biragenda none se ubwo nyine ubwo nzakorera ubusa kuno kwezi ariko umpaye mba ngiye kuranguza kugira ngo wenda umva reka nze nkubwire urumva wajya kuyasambanira wajya kuyazana iwanyu wabigira uti mva imbere tumuka erega bose nawe wanyumva none se igenda yamuhaye ngo yatware cyane abundi ariko nari yewe mabusha cya zaraga amafaranga ndakarangije tukuku cya ariko sa hano muraraga nukubona ko mufita mikoro ndabame yes uri kumeye uri guhengereza iyo ngiyo ushaka kunyibira inkokora oya naturatura ndi gukora natwo ahubwo gira nago amafaranga ago mafaranga kuko sa izi mpande ndagabona hari umuntu wagejeje ngo ndabika muri telefone ngo nibwo batagibaga naho kumwe ko basigaye baragankura nibyo byiza yageze yewe bari kinze batuga ariko rero mamukase uzi ko buriya ibiryo uriye umwana wanjye yarara biraje usigiye kubincurira magana ngahe ariko nzabana baragenda barahamagara cyane igenda herere hari imicupa tanza bame ati aya mafaranga cyangwa imbuto aragaba ariko namugaba ubwo nabona hariya nta ndoterere byo byabiza ariko guho mutuntu tutarenze dutanu nitwiri kumbwira ngo nyine urafaga cyane ntabwo generale enda mwongere nyine urafaga nagura enda mwongereyo nagitara ubwo nimba ari intambara ushaka uramufaga amafaranga ariko intambara nyine we mafaranga intambara z'ibiki nsubisa iriko si turatonga we mafaranga akira ngaga amafaranga gawe kandi oya nzoja ndabamu nzoja mu bakwirirwa njye niba ndaburana nawe ntabagura amafaranga njurere ewe data we muzi ubwenge
Ndabame ngarura imeza. Oya uraba nyine uraba ntabwo. Nzana imeza yawe. Enda amafaranga gawe. Enda. Oya nyine Mereza imeza yanje. nyine Imeza yanje. umbwira ngo amafaranga Nubwo nyiri muto. Ni umugabo wanje yari yanga. nakubwiye ngo amafaranga urayama Mama nago wanje. oya uramafaranga kuko ntabwo wambwira ngo uranjana na n'imeza ntabame manje nkubwira. Bikira Mariya nyine ngo utarasamira mu cyaha. Ngo habaye. Fata amafaranga gawe cyangwa unerurane n'imeza. amafaranga cyangwa uremere nawe uraho. Singaye Niwe nakoreye 500. Buri kanya si ijana. Niwe nakoreye 500. Imyanya 5. Uravuye mbwi nakoreye 500 nawe uraho. Ariko muzi ubwenge koko. Nyine nakoreye 500. Jewe nsubire mu nzu. Ngira nimba nakoreye. Cyangwa niba ushaka no gufata ku ngufu. Ntabwo urambira. Je nago. Yeba cyane nyugukubita ndishaka. Nje nayi urukumva uramafaranga cyane nawe uraho. Ngukore tukinura. Cyangwa ushaka kumva. Urabereza imeza yanjye. Nyine ushaka kumva. Nyine ushaka kumva. Ndakugwa. Okay ngaho yirambika hariya gusa. Maganje. Ndagwanga. Maganje. Muri Bosi wanyu ko rekura amabere yanjye. Baba. Jewe nge bosi wakwishyira mu cyimbo cyanjye maze ukanyuma. Ibyo nakubwiye wabyumvise sibyo? Nusiko ntaramuhaye basi ngo yajyane bosi wanyu. Wongera kunyabira ndaguho. Sibyo? Erega nanjye ntabwo nabikoze mbishaka. Ndakubwiye ngo urongera kunyabira ndaguho. Bosi wagira impuhwe. Mujye muragira ubwenge mu kazi urumva? Kubera ko business umuntu aba yarashinze imuvu. Sibyo? Nyine nanjye ndabyumva. Bizara rero mwiza ubwo mwere kuyikinira. Siko? Urabona nzaba mama ngo arantwarira mana imeza yanjye. Imeza yanjye arayijyanye utumbitse amabinga mu buriri. Mama wabaye cyo ndikuvuga. Mwana uzi ibintu bibaye. Iriya ngirwa y'umufundi gabo. Uzi ibintu nkoreye? Kuki? Ahubwo Mwana bivuze n'ubundi ngo kubyara abakobwa. Ubu yaba ari agahungu nabyaye ntabwo kaba kandwaniriye. Urabona ngo aramfato ankubise umva araje rimwe jido nibona hasi aramfuruza mwana wanjye ifuro riraza amazi aratakara mu kanwa mu mazuru mbese ndazutse. wowe urwanya n'uwo musaza wazanye. Uzi ibintu nkoreye arankubise nayo nonse yanyura mu kibuno. Uzi ibintu nzabana mankoreye. None si meza yacu yari hari muri salon. Mvaga kirafuka. Ubu nahitamo nkoniga mwisura nk'ibyo nkoze. Uko kurenda wavuga iyo ndagonereye ariko ubundi Bagisuzaje bikwana mahane muri. Nta ubundi ni iki kibazo ufite mu by'ukuri gituma ugonera nkaho uri cyane cyane. Nese kuryama ntago rukuruhuka. Mandiruka ubu ngoro haryamye mama nawe wari uheneye wo gakenera umugina. Iki cy'Imana ntakunda kubina. Iyo ndi hano mu rugo ndesha umutwe kandi ibaza kugira ngo bambure gute mwaya mabuye banigiremo byitwa ngo narabyaye kweri iryamiye kwa muzika niganye abantu ngo ndikubyara naho kumbi ndikubwagu. Ni butamwishyuye amafaranga arashaka reka azajya kuza buriya inda yawe singaya nabavugaga ngo ibiki n'ibiki. Inda yawe yari kurutwa niyavuyemo ariko mwana no kubwira inda yakaswi kavamza bame maraje anjyaniye imeza ariko ubundi uri gusinzira ukaryamira cyane ni cyekiba mwana usigaye imbabaza uzi ibintu ndabana mankoze nahita kandi bamenyera none uri gusinzira ibiki. Umuntu w'umukobwa ni uwo gusinzira umaze kumungura hasi uri gutura amanga tugaseba n'inzu yanjye sha iyi nzu ni yanjye n'umugabo wacu urumva nubwo atakiriho ariko ujya wibuka ikintu kimwe bazongera kuniga uheneye mwubwo bututsi ubundi ndi kucorora n'ibiki kinzakera mwitokera nimeruka mu kabari habuze kubungu gashize ngo ndarara nsinzirira. Mwiwe kamera muzabire ko Ndakomeye habuzwa n'iki gukomera kwa nsize umumerekeje ntabwo kare wapfa kabe naho kajya kandi imbwa nigira umushumba uzi ko ugenda kukagira ngo ni deferoremo urarushwa n'ubusa akaguru kanjye umunsi nacumbagiye uzakana kugeze urumva nacumbagiye ngira ku kabara uranyesomeza kureka ngo bazinze abantu aho yabansubiza komera cyane
Ramba ramba. Ntabwo udiruka. Mbese bimeze bite? si bosi wambabare basi wenda basi kuri akwezi ntabwo uzakunyishyura nzakora ndi kwishyura basi yame nose birafunze uvuze nyine buriya turafunze nakubwiye ngo wajya kuyasambanya aho wajya kuyahigira wajya kuyazana iwanyu kwa nyoko wajya kugira bosi wambabare kukanyuma mukire mu maso mahembe iranyene yibwa nango ni kezi mana ko ndayifatira gusuka kumanga ndabigenza rero ujye kumushaka uyifashe kiruka hari amafaranga y'abandi si ibihumbi 80 ndabikura he yambwirabimukiye irambe gusinda yakura sinajya mu rugo njye kuyabasaba gusinda yakura none bose ariko wamunyegereza banza namukuramo n'ingoro Nuzukuru rwa rwaje umaze bashira mu rugo agira soma soma ndakaje yari byaje soma bayicari kanze bise ndi mudagiye akosi uzaba kaguru baguru kunyanyarika uzi ngo kazakira araza reka mu ave karenda gukira shogaterere witonze ta Afrika sigenda nabasha kugahina ahubwo umva ndababi ukubona ko ndi kubuka basha kukananura nkanagite nkanagahina urumva umwanya ugiye kugira gutya ubugome bwani mu bwasiko wanyu isu ubu cyarage ntabwo cyazakira keretse guca data yambwiye ukuntu isiko wanyu imvune ihene nyiri umwana muto none nawe yigisha kongera gukora oya ariko rero ibintu byo kuba winyanyaritse ese ahubwo niba ukunze reba uherukana urya umuntu yaje arahora no buri gihe hano ngo byarangiza ngo mfite inshuti yahe ubu si byo ukubona narakuranye n'ikimonyo nkaba inshuti n'urutozi guhingura ngo ufite hagati aho niyo ubwo ndetse ni urutozi kimonyo monyo umuntu kugwajije karwazwa n'imitsi wanyana y'imbuga umuntu kugwaje ndipfite usibye kunsiga mwumbagaye hano muri y'imbuga hari ahandi unsiga hari igihe iryo jambo wazarigira ngo bakaguhinjarika kajemo ikinya kubera kukagira akane ko bagura kurata ngo nakandi kandi abasinza bamwe ubwo bugome sogokuru wawe yagusigene agenda nzana nisomereho nigende keretse bakamaze ariko si ima ryawe kunywa kukagira ngo urakurikiwe mvura nzaba inshuti yanjye tutazapfa ubusa kuko sinadikanyije nawe wigeze unambona kwa mushiki wawe dore ko nyoko we yaranashaje gusumbya agacuma katetse ubugoro yewe nabundi se sohoka muri iyo nzu ukuja he sari cyo wese mamwe hafatoka hari uko mugezwaga na kamwe ubu muri inzu urugusasira mu gusetso kuzubuza ngo buna wagera ni mu gurutozi amakuru nanje niyumviye makuru bwo gwagiye makuru bari kuvuga yuko ushobora kuba warazanye umugore niyo nzana umugore ugongana ukunjira ndukuzana umugore muntu arabaza warenze guhira umurimo biki wanyana y'ibwana kare utwe twasanye muri kakabari ka rahara nje nsangira nawe asimura ubyiza uko sinasangira nawe nabo uyo nyine mbwira amagumo kuru neza umbaza bane nimbuje kumbaza ibyumbaza ukambaza n'imigi nakayihatse imvira hanga nimurimenyereye gukumbagara muri ugo nje nyine warashize kabisa sabami wakoze waritse aho ducaka iki ujahumura kwitwa n'umubodi umuntu nandurisuruka murindagiza bwera bwera kunkomereza ndi kugira ngo ngiye gukina ngo none ngo nje kwishakira amafaranga mbona ukombaho dore ko n'abana banjye bajye bakaguyongiye ngo nibyo nagiye kuvuga nabyihoreye kavugira idahiye ubundi uzanavunike nushaka gitambitse ibirenge n'igice kiri gupfufuruka mu mwobo wagicucu umbonyemo inzu ziba agomba kare kwigara kavumera sha
abana n'amabyi arongera agasubije ububisi